Inshuti za channel yacu twongeye kubasuhuza kandi tubashimira tubike ku mutima uburyo mwahisemo kubana natwe umunsi ku wundi mugakora subscribe ndetse mugakurikirana ibiganiro byacu. Ibyo tubashimiye tubike ku mutima nkuko twabyemeje twemeje ko tuzatubagezaho ikiganiro ku bijyanye n'inuma, ku bijyanye n'ubworozi bwazo, ku bijyanye n'uburyo zibana n'abantu, ku bijyanye n'uburyo wazibona, ku bijyanye n'uburyo wazitaho. Uyu munsi rero tuvugana twabateguriye nk'uko twari twabibemereye kubereka uburyo ubasha guhamagara inuma zikakwitaba nk'uko umuntu abasha guhamagara itungo iryo ari ryo ryose rikaba ryakwitaba ukayinezererwa ndetse naryo ukarinezererwa. Inuma rero ushobora kubasha kuzihamagara ukoma amashyi cyangwa ukazihamagara uvugiriza, biterwa n'icyo wazimenyereje. Ni inyoni nziza rero zumva kandi zizi ubwenge, cyane yuko ubushakashatsi bwagaragaje yuko iyo inuma zibonye aho ziba hari umwiryane nazo ntabwo zihaba. Bivuze ngo ni inyamugisha koko iyo umuryango uharanwe impagarara, zo zigira ibyumviro cyangwa se twakwita emotion. Bivuze ngo rero iyo zimenye ko hari umutekano mukeya zirigendera, cyane ko ziba zishaka kugira ahantu hari umutuzo. By'umwihariko rero inuma zifite ibintu byinshi cyane bitandukanye, zifite imico itandukanye n'izindi nyamaswa. Inuma zifite imwe mu mico ishaka kumera nk'iy'abantu, cyane yuko nimushyiraho comment z'ibyo mwifuza nibwo tuzabasha byibuze kumenya ngo ni iki tubategurira mwumva mwifuza. Nk'uko mubibona rero izi numa zirasa neza, ibanga nta rindi. Nk'uko abantu dukoresha amazi kugira ngo tubashe koga, inuma nazo zihorana isuku kuko kuzitegura amazi aho zoga buri munsi ndetse zikanayanywa. Bivuze ngo utaziteguriye amazi zibasha kugucika zikigendera kuko ntabwo ziba zibaye mu buzima bwiza cyangwa mu buzima buzishimishije, nk'uko n'umuntu mu buzima busanzwe ataba ahantu hatari amazi. Inuma rero ni inyoni nziza cyane. Navuga yuko nk'uko nabivuze zifite imwe mu mico nk'iy'abantu. Inuma ibasha kugira ingore imwe ikajya n'ingabo imwe, kandi iyo ziri nyinshi buri yose imenya iyayo. Nk'uko rero ababyeyi papa na mama bafatanya kurera abana, n'inuma nazo ni uko zirafashanya mu kugaburira abana, zirafashanya mu kurarira. Mbese ni inyoni nziza cyane zitandukanye n'ibindi bisimba byose tuzi. Bivuze ngo ntibasha kugira ingore ebyiri keretse iyo yari ifite ibashije gupfa. Reka rero tubashimiye ko mwadukurikiranye, tubasaba gukora subscribe ndetse na comment z'ibyo mwifuza ko tubagezaho, mukande na like kugira ngo mujye mubona notification y'ibyo tuba twateguriye. Ngaho rero murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza, kandi comment zanyu zirakenewe kugira ngo tubashe kubategurira ibirenze ibyo tuba twateguye. Hagize rero ugira ikibazo yanyandikira kuri comment, nkaba namusubiza mu buryo bwihariye cyangwa se nkaba nasubiza mu buryo bwa rusange. Murakoze, turakunda. Ciao, bye bye.